Mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho muherereye ku isi muri rusange. Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cy'ibarurishamibare cyamaze gusohora indi mibare mishya yerekana uko ibiciro mu Rwanda bihagaze cyangwa se uko bihindagurika. Uribaza ari iki? Ubuzima bukomeje guhenda. Ni ukuvuga ngo inflation ukwezi gushize kwa gatandatu yari kuri 13.6 kw'ijana. Uyu munsi yamaze kuba 14.5 kw'ijana, bisobanuye n'ubundi izamuka hafi rigeze kuri 0.9 ujyanije ukwezi ku kwezi, ndetse n'izamuka rya 14.5 ugereranije ukwezi kwa karindwi k'umwaka wari wabanje hamwe n'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi k'uyu mwaka turimo. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Ari abantu benshi batari bumva inflation cyangwa se izamuka ry'ibiciro icyo rivuze ku buzima bwabo. Reka tubivunagure kandi tubyoroshye muri ubu buryo. Wari uzi ko niba warakoraga amafaranga 100 mu kwezi kwa karindwi 2025 ukaba ari uyu munsi ugikorera, ibintu waguraga muri kiriya gihe n'igihumbi byawe 100, kugira ngo uyu munsi ubigure biragusaba kuba ufite byibura amafaranga 114 niba uzi neza ko nta cyahindutse. Bisobanuye ko inflation yamura agaciro amafaranga, igabanya ubushobozi bwawe bwo kuba wajya ku isoko ukagura. Imagine 100 ikintu byaguraga mu mwaka ushize, cyangwa se niba ari uko ushaka kujya guhaha ku isoko kugira ngo uhahe ugure ibyo wanze mu rugo mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize, uyu munsi biragusaba kongera amafaranga 14,500. C'est too much. Reka tuganire muri make kuri iyi rate. Muri rusange raporo yasohotse igaragaza yuko ibiciro byazamutse cyane bikabije, ari ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli cyangwa se energy prices, aho byongereyeho ku mpuzandengo cyangwa se ku ijanisha rya 44.5 kw'ijana kurusha indi myaka cyangwa se kurusha uriya mwaka turimo tugereranya. Ibicuruzwa rero cyangwa se biri mu moko ya energy ntabwo ari essence gusa. Abantu niyo bumva ko ari essence ariko ntabwo ari byo, ahubwo buryo iyo byazamutse bizamura no muri transport, ubwo n'ubwango n'ubwikorezi gutwara abantu n'ibintu. Harimo ibiciro byo gutwara ibicuruzwa muri rusange, harimo inganda zitunganya ibicuruzwa nazo zizamura ibiciro kubera yuko producinga bizihenda. Hakamo amaduka na restaurant nabyo bizamura ibiciro kubera ko of course nabo barangura bibahenze. Ni ukuvuga ko energy iba nk'umuzi w'ihenda ry'ibintu byinshi. Ngira ngo abantu bazi intambara muri mwaka yatangiye yo muri ihuza Amerika na Iran, mu gihe Iran ifite ahantu ku isi hanyuzwa ibikomoka kuri peteroli bingana na 20 kw'ijana by'ibijya ku isi hose. Bisobanuye ko natwe nk'u Rwanda of course ntabwo twaba nk'umuntu tudoginga, ahubwo they have to happen to us. Tugomba kumva ko byabaye tukanabifiringa. Niyo mpamvu transport nayo yazamutseho 24.2. Iyo transport ihenze of course ibirayi, inyanya, umuceri, isukari n'ibindi byose biva mu ntara bijya mu mijyi birahenda kubera ya transport, cyangwa se biva mu mijyi bijya mu ntara. Ikindi kintu cyaga twavugaho ni ibiciro by'ibintu bikomoka ku byo kurya. Ni ikintu gikomeye ku muturage, ku muntu wese. Abantu benshi ntabwo bagura imodoka cyangwa se inzu buri munsi, ariko abantu bose bararya. So iyi raporo igaragaza ko ibyo kurya n'inyobwa zisembuye mu Rwanda byazamutse ku mpuzandengo ya 13.1 kw'ijana mu gihe cy'umwaka. Ni ukuvuga ngo kugereranya umwaka twabivuze uko kwa karindwi umwaka washize n'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka iraporo yasohotsemo. Hanyuma bikaba byazamutseho 1.5 kw'ijana ugereranije n'ukwezi kwari kwabanje. Urumva ko nabyo biri alarming cyangwa se harimo impuruza, kuvuga kuko niba ibintu mu kwezi kumwe byo kurya bihenze ku kigero cya 1.5 kw'ijana mu gihe turi mu mezi ukavuga ngo ni amezi tuvuyemo yo gusarura, urumva ko ari ikibazo. Rero niba ushaka kumva neza uburyo ibintu bikora ku byo kurya, katuguha urugero. Niba ikiro cy'ibishyimbo cyari amafaranga 2,000, inflation ikaba 13.1 kw'ijana, bivuze ngo cya kiro cy'ibishyimbo cyari 2,000 kiraba kigura amafaranga 2,262. Niba umuryango wose ugura ibiribwa bingana n'amafaranga 150 ku kwezi, ushobora kuba usigaye ukenera amafaranga 139 amafaranga 650 kugira ngo noneho ubashe kuba wagura ibiribwa bimwe nk'ibyaguraga mu kwezi kwa karindwi umwaka washize. Ariko niba tubaza ukwezi n'ukundi nabo birasaba ko wongeraho 1.5 kw'ijana nyine ku musaruro kugira ngo ubashe kubona n'ubundi ibindi. Reka turebe nanone ikintu gikomeye ni ibintu bikorerwa imbere mu gihugu birakomeza guhenda cyane, kuko inflation ya raporo yerekana ko inflation ku bintu by'imbere mu gihugu yazamutse cyangwa se yongereye ko 15.8 kw'ijana. Ahangaha ni isesengura rindi nayo wakora ukareba, ako naho tuzakoja kurikora twumve kuki ibintu byo mu Rwanda bikorerwa mu Rwanda bihenda kuruta ibiza byabaye byaturutse hanze.
Ibi ngibi icyo bivuze kuba ibyo mu Rwanda byariyongereyeho 15 n'umunani ku ijana, ibyo biva hanze bigahendaho 17 ku ijana, bivuze ko ibintu bikorerwa mu Rwanda aribyo byazamutse kurusha ibitumizwa hanze. Nabyo wabyibazaho, ariko reka turebe impamvu. Cost of production yarazamutse, cost of production yarazamutse. Uyu munsi guproducer byarahenze kubera ko nyine urumva hari ibintu byinshi bikorerwa mu Rwanda, ariko raw materials nyinshi zituruka hanze turabizi, ariho hava urugero nko kuzamura ikiguzi cy'amashanyarazi tuba cyazamutse muri ino myaka itambutse, peteroli n'ibikomokaho bindi byose byarazamutse, ubwikorezi burazamuka, ibikoresho birazamuka. So bivuze ngo nyine bigomba kuzamura undi ya produit yakoreye imbere mu gihugu. Harimo rero ijyanye na pressure ku bintu biva ku buhinzi. Nabyo umusaruro w'ubuhinzi waragabanutse kubera ikirere, harimo n'indwara z'amatungo, harimo ibicuruzwa byo mu gihugu nabyo byarahenze. So wibuke ko iyo n'ubundi ureba ibiciro bizamuka ukajya ubikompara n'ubundi ubona yuko of course ntabwo yajya ko byaba ari bike ku masoko ngo bigiye guhenda mu gihe abantu bikeneye ari benshi. Tuzi ko population growth nayo mu Rwanda iri at par cyangwa se iri ahantu hakomeye. Ikindi twavugaho ni ibintu byitwa fresh products cyangwa se ibintu bya bintu abantu bakonsoma birimo imbuto, amata, inyama n'ibindi bitunganywa gace gashoboka, bya bintu mushaka gukora muri gahita ubikonsoma. Rero ibi ngibi nabyo byazamutse ku kigero cya 16 tutumajine. Nibwo habaye gufunga kurekera kubaga kubera yuko hateye indwara z'uburenge, ifite ivari mu matungo barekera kubaga. So bituma bandi baga inyama, iyo niyo minsi ikiro cy'inyama muri Kigali keze nka 11 kuzamura 13 hagati aho ngaho birakomera. Urumva ko byari mu by'ukuri bikomeye. Tavuga ko rero impamvu nanone sirikira ninda kuba ibintu bya bintu bitwa fresh products bihenda, nabyo harimo ikindi kintu cyo kuba umusaruro ari muke, kazo cy'ubwikorezi, icyagindagurika cyangwa se izamuka ry'ibiciro by'inyongera musaruro, ndavuga ifumbire n'ibindi bituma n'ubundi bicuruzwa bijya ku isoko. Umucuruzi yabona niba yahinze ibirayi nta kintu azakuramo, usanga ibirayi byaje bihenze. Ko nk'ubu tuvugana n'ibiciro mu karere k'icyaro biri kuri 500, bisobanuye ikintu gikomeye. Ikindi twaganiraho ni cyitwa core inflation. Core inflation ni igihe tubara index cyangwa se tubara inflation muri rusange, ariko tukaba twakuyemo ibijyanye n'ibicuruzwa biri fresh ndetse n'ibiciro by'ibishurwa bya energy cyangwa se peteroli n'ibikomokaho bindi byose. Byo uramutse ubirebye ukaricyo kwita core inflation gusa, turasanga n'ubundi ico byazamutseho 14.4 ku ijana byanije uyu mwaka koze wa karindwi ku mwaka turimo nuko ari kwabanje. Hanyuma core inflation rero impamvu ari ingenzi nuko energy ndetse na fresh products bikunda guhindagurika cyane, biri volatile cyangwa se ibiciro byabyo bihinduka umunsi ku munsi. Rero icyo ibingibi bisobanuye muri rusange, ikimenyetso ibingibi bivuze ni ukuvuga iki. Niba ko inflation iri hejuru ya 11 biba bivuze ko inflation imaze gukwira mu bice byinshi, bimaze gukwira mu bice byinshi by'ubukungu, atari ikibazo gusa cya essence. Hari naho usanga amaserivisi yazamutse, ubucuruzi buri guhenda, amafunguro muri restaurant arahenda, ugasanga ubukode burakomeza naho kuzamuka n'ibindi byinshi. Restaurant n'amahoteli nabyo iyo ubirebye usanga byarazamuye ibiciro ku kigero cyase ku mpuzandengo 14.2 ku ijana, kandi bikaba bishobora kuba nabyo bisobanurwa nuko ibiribwa byahenze, transport yahenze, ibijyanye na energy products zahenze, byose bigatuma n'ubundi ibintu bikomera. Rero inflation iri hejuru kurusha inyungu z'ababitsa amafaranga. Ibi ngibi bisobanuye iki? Kuko niba uturanga uyu munsi ngo R9 Iterambere Fund iswa y'amafaranga bakungukira kuri rate ya 11 ku ijana, none ukaba uri kubona inflation yonyine ubwo ari ku 14 ku ijana, bizango kuyabitsamo ushaka gusanga uri guhomba. So gufungura compte bloqué muri banki bishobora kuba byaguhombya kubera ko inyungu ya banki iri ku 8 ku ijana ku mwaka, ariko inflation iri ku 14 ku ijana, uri mu gihombo cya 6.4 ku ijana. Bisobanuye ngo utwaye amafaranga yawe muri banki uzayakuraho yaragize gute? Nta kintu giza byara, kubera yuko n'ubundi nyine urumva ko ntacyo bivuze, kubera yuko ya mafaranga n'ubundi araza akagwa mu muyaga, kubera ko nyine inflation igabanya purchasing power yawe. Ninde wabaye kurusha undi? Wabaye kurusha undi muri situation y'icyo yazamutse? Twavuga ko abantu bahura n'ingaruka zikomeye ari abakozi bahembwa umushahara udahinduka, ko ni umunenga amafaranga 700 ku kwezi kandi umushahara utarazamutse, mu by'ukuri arimo gukena kurushaho. Imiryango itunga cyangwa se itungisha abantu ibiribwa byinshi, ugasanga anafite abantu benshi, kwako ibyo byazamutse of course abantu barasafaringa. Abakora ubucuruzi buto
iyo ibicuruzwa bihenda abakiriya batiyongera inyungu ziragabanyuka kubera iki kubera yuko nyine birumvikana harimo ikintu abantu bagomba guhita babona ko ari umucuruzi muto kandi abantu ibyo byazamutse ngo baragura iby'ibanze urumva ko ntabwo wabona abakiriya nk'abo wagombye kubona mu gihe ubukungu bwifashe neza. Hano hantu twari tuvuze ngo beneri izakora iki kugira ngo ibintu bisubire hasi. Mu minsi yashize beneri yazamuye icyo twita repos rate iyivana kuri 7.25 ishyira ku 8.25. Noneho irakora iki? Rero beneri ishobora gukomeza gukaza monetary policy tumaze kuvuga nk'iyo ngiyo, ishobora gukomeza kuzamura interest kugira ngo abantu batinye kujya gusaba amafaranga muri za banki. Ariko ikindi ikora ni uganya amafaranga ku isoko, gutanga za bond, hanyuma amafaranga asubira muri beneri, hanyuma iyo interest rero izamuye nyine of course loan zirahenda, investment ikagabanuka ndetse n'ubucuruzi bushobora kudohoka. Ni ukuvuga ko beneri iri hagati y'ibibazo bibiri, kugabanya inflation no kurinda ubukungu kugira ngo budacika intege. Ese inflation irakomeza kuzamuka? Dushingiye kuri raporo gusa hari ibimenyetso bibiri biteye impungenge. Inflation yazamutse kuri 13% n'ibice 6% igera kuri 14.5% mu kwezi kumwe. Rubanga izamutseho 0.9 hafi 1% mu kwezi kumwe. Ni ibintu bikomeye. Hanyuma ishobora gutanga icyizere muri rusange umuntu abona nuko housing yazamutse cyangwa se kodesha amazu byazamutseho byibura 0.3 mu kwezi. Imyobwa bisembuye kazamukaho 0.6, amaresitora kazamukaho 0.6. Mo turavuga tujyanije amezi, ukwezi kutambutse n'ugukurikiyeho ntago ari yande tuyaranye mwaka. Bivuze ko hari ibice bimwe inflation itari kwihuta cyane. Muri rusange rero tuganira dusoza iyi video, ubuzima burakomeza guhenda, wowe urabaho gute nk'umuntu uticyaho? Twabivuzeho muri video zibanza, iyo ibiciro bikomeza kuzamuka icyo ukora uhindura your consumption behavior cyangwa se uburyo witwara mu consuminga, ureba iby'ibanze tari ibanze ukabubiretse, kubera ko tubonye ko n'amafaranga muri banki bwayo kuyashyiramo ngo ugiye gusevinga there are no interest, nta kintu bimaze kubera ko n'undi uzayakurayo ibiciro byarazamutse hejuru y'inyungu bakungukira, bituma n'ubundi ubuzima bukomeza gute guhenda. Turebe muri comment tubwire aho uri wowe ubona bimeze gute, ibiciro bimeze gute ku masoko, se n'ibihenda ese birahenda bimeze bite? Mwakoze kubana na The Economic Update kandi mukomeze mukore subscribe, share, like n'ibindi.